Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese. Turabasuhuje inshuti bakunzi ba Susuruka 7 TV, twizere ko rwose mukomeje kumererwa neza cyane aho muri mudukurikiye. Umva mwe mwaratubwiye ati ariko kuki mutatwereka uburyo muteka rwose mu buryo bw'amashusho cyangwa se tubire uburyo bwa pratique. Twe twababwiye rwose ko twabanjije teori mwayibonye, ubu none ikigezweho ni pratique gusa. Niyo mpamvu rero utagomba gucika ibiganiro byacu bitandukanye tugenda tugutegurira, kugira ngo icyo utazi guteka rwose ubashe kukimenya ubikesha Susuruka 7 TV. Niyo mpamvu rero muri uyu mwanya umva muri kubona rwose kuri kamera yanyu umukobwa mwiza cyane, muri kubona rwose arakeye. Teta mwamumbazaga muvuga ati ariko Teta noneho kadaherutse yaje yahageze rwose. Teta umeze ute? Meze neza Esther. Uyu munsi nshaka kubatekera umunyigi. Mu biganiro by'ubushize ni nababwiye ngo nzabategurira umunyigi. Umunsi n'uyu rero. Umunsi n'uyu nuko Niko niyo nguma. Ndabona rero wateguye. ngiye kwitegura kubereka uko bategura umunyigi. Yego. Umunyigi Yego. ukoresheje igitoki rwose. Ndabona Ubu rwose wagishatse twatangira pe. igitoki cyiza aho ngaho rwose. Nzara kisi nica se ndabigenza. Igitoki cyiza cyane tukabakorera Ubu umunyigi nizeye ko ngiye kurya. cyane rwose. Uyu Eh, munsi turarya. ndabumvira niba Teta azi guteka genda bivuga. Urababwiza ukuri. Ndababwiza ukuri. Yego. Ntubizi se ko mvugisha ukuri. Ndabizi uvugisha ukuri sa. ndavuga ugiye Wewe nta nge- n'imiyaga wakiramo ndakuzi. ngira ukuri kwinshi. Ugakabya. Oya ntabwo nkabyo. Ntabwo nkabyo. Ndavuga ko Ariko- bwiza ni ugukabya. Ego. Wese Ngo- ubwiza no guteka bihuriye Oya heza. bwiza. Ego. Okay, twatangiye ngiye kubereka uburyo twateguramo umunyigi. Nk'uko mubibona rero iki ni igitoki. Iki ni igitoki. Hari abantu rero dutegura umunyigi mu buryo butandukanye. Iki gitoki murabona ko gisa neza, tugiye kugihata. Ndagenda mbereka akantu ku kandi kugira ngo namwe mu mafunguro yanyu ya buri munsi abatari bazi uko bategura umunyigi babyigireho nabo bajye bawitegurira mu rugo. Igitoki ndabona gisa neza wabanje uragihata. Nabanje ndakironga. Banza kihora kiriho. Iyi hari abahata igitoki ariko njyewe nkunda kugitonora. Nkunda gutonora igitoki ntabwo nkunda kugihata. Banza ukakirabona gisa neza pe. Niba utagira pete Yego ahita iza pe. cyane rwose. Igitoki nabanje ndakironga. Mbega we. Nabanje ndakironga kuko urabona ko kirasa neza. Umunsi n'uyu. Umunsi n'uyu kabisa. Hano murabona ukuntu agenda agihata ariko neza. Ni ukugenda ugikuraho. Iyo ugihase hari igihe bidashiraho neza. Gatonora. Iyo ugitonoye nyine hari igihe bidashiraho neza, bikaba ngombwa ko ugomba kugihata. Okay. Ntara rwose ugenda ubihata. Ahubwo nawe ndaje ngufashe. Yego. Ndaje ngufashe pe. Uzi gutonora agatoki kuruma mbona bisa neza ari byiza. Urabikunda se? Ndakunda kameze Kari kamirira. umugabo buriya ujya utonora igitoki koko. None se abandi tuba muri za nzu ubu wabigenza gute? Abantu baba muri za nzu se bajya barya igitoki buriya. Uzo igatoki babona akanyoroshya ki agatoki Ariko ntugakabye. wagira ngo uragakunda. Nkunda agatoki. Biragaragara. Nkunda agatoki mu byo kurya byanjye. Nyoroshya rwose. Mu cyumweru ntabwo ujya ushaka gushira ntariya agatoki. Ariko biragaragara birisa pe. Yego niyo ntatetse umunyigi njyewe ngiteka mu bundi buryo busanzwe ariko ibyo kurya urabona kugira vuba ntabwo uri kwitema wowe. reka ibintu umuntu aba Byabaye. abimenyereye ubirimbanyije. cyane rwose. Dukomeze Agatoki rwose n'ibyo akomeze kurya abihate. byiza. Uzi iyo wariye agatoki ntugugara mu nda. Kuvugana. Umeze neza agatoki Utunganye kandi kabisa. abantu bose ubona bisa. Ubu nshuti bakunzi ba Susuruka 7 TV murabona ko rwose twebwe ubundi twaje tuje tugiye tubereka ibitandukanye byinshi uburyo wateka nk'umunyigi. Nizere ko wowe wifuza kuvuga ati umunyigi uryoshye nawe uteka gute. Nta ugomba kubibona usibye hano kuri Susuruka 7 TV. Sangiza n'inshuti zawe rwose kugira ngo birusheho kugenda neza cyane.
n'abantu namwe mushobora kuvuga ati ariko ubundi mwebwe muha muri he twabona gute kontakiti zanyu kugira ngo dukomeze kubana namwe. Hari ushobora kuvuga ngo ndashaka kwamamaza, ndashaka kugira ute, umva wowe icyo wakora nta kindi, wowe nta kindi rwose, watwandikira kuri watsapu cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 90 4329, hanyuma dukomeza kubana muri gahunda zitandukanye hano kuri Susuruka 7 TV. Teta murabona ukuntu ameze neza, umva abamukozeho rwose arakamara yabona. Wowe nta handi nakubwira ushobora kwerekera muri salo koperative Ejo Heza iri hariya Kimironko rwose. Wajya ushaka gusuka, ushaka gutunganya umusatsi wawe, kudefiriza n'ibindi bitandukanye, wowe hariya rwose ushobora kugerayo. Ukigera hariya Kimironko hafi ya gare, uturutse Kibagabaga, umuhanda uva Kibagabaga cyangwa se mu Izindiro cyangwa se kwa Mushimire, wa muhanda uturuka ujya Kimironko kuri gare, ni hafi ya gare rwose ya Kimironko. Hari inyubako ndende cyane yitwa Magnificat, ushobora kuhagera rwose ari hafi yaho ufite ikorera, ukareba ahantu hejuru yayo mu nyubako ikurikiyeho yo hejuru yayo rwose, salo ihari rwose yitwa koperative Ejo Heza, hanyuma bakagufasha mu muryango wa 17. Ushobora guhamagara rwose nimero ya 0785706433. urahasanga umubyeyi umeze neza cyane rwose. Ushaka kwibaza ariko ngo ndamuhamagara gute, nushaka uvuge mama Eustache bahita kwakira neza rwose, ameze neza ako kanya. uravuze ngo mama wawe akora muri salo cyangwa afite salo? Afite salo rwose, agenda atunganya abantu. Ufite ubutaha no cyangwa kujyana nzongera gutanga amafaranga yanjye, se wagiye utambwiye se? nzongera gutanga amafaranga yanjye nkoresha imisatsi. mama Eustache agiye kujya abikurikirana rwose. Hari n'abandi baba bakeneye amasitaje rwose, nabo bose bababwira nabo bakahagera rwose. Nari Kimironko rwose, haroroshye cyane, ushobora kuhita uhagera rwose, hafi y'imihara rwose, hafi ya kwihaho kutikorera, hafi ya gare ya Kimironko, hanyuma tukarushaho kubana. ndabona rwose ibitoki bigeze kure, arabigerereye nk'uko mubona, akora vuba. Birirwa barira ngo babuze abagore yewe. ariko abagore se n'ibitoki bihurira he? uzi ko udashobora guhata igitoki. Eustache ntugakabe, hari utajya mpaye nkare inzara zanjye zitandura ngo njyewe urabona njye igitoki aho nahereje ngo nawe gihate, ariko ureko no kugihata n'umutima mwiza, nta kibazo na kimwe ufite. Eustache abakobwa ntimukajye mudusebya di, hoya bariho, ahubwo wowe felicitasiyo, kavuga ati felicitasiyo ariko mukadusebye. baraje bazambwira ati sinabonye, ngo simbonye, se nigomba kugira icyo nibwira, kandi njye nabitaye mu gutwi cyangwa se n'abadukurikiye ko ari benshi, turaje bakumva bati tetariye mumbwire ko mushaka azi guteka, ndetse nanabumvira ibyo ateka uko bimeze. kugira ngo rwose ibintu birusheho kugenda neza cyane muri gahunda zitandukanye. ndabona rwose agatoki ukuntu kaba kavuga neza, shaka hasa neza, umva nagafata ngahekenya. guhekenya igitoki bibaho? Guko urumva hagahekenya igitoki bibaho? mbona abantu bamwe bajya babihekenya, ariko njye ntabwo nahekenya igitoki, ntabwo nzi uko bimera guhekenya igitoki. Okay, ubwo rero reka wowe ukunda guhekenya ibitoki? agatoki ndagahekenya ahubwo reka twereke ndikubona wabigize ukuntu ushobora kubitunganya mu isafuriya, wari umaze kubitonora. rero urabona ko tumaze gutonora ibitoki byacu, tugiye kubereka uko tugomba kubitunganya mbere yo kujya kubishyira ku mashyiga cyangwa mbere yo kubiteka. Asante. nk'uko mubibona rero Eustache, ubu turatangiye, ngiye kubereka noneho iyo umuntu amaze gutonora igitoki, amaze kugitunganya, ubu ikintu gikurikiyeho tugiye kubereka uburyo tugomba kugitekamo. urabona ibi bitumba nazanye hano, tubyifashisha, hari abakoresha utubuye nyine bakatubanza mu isafuriya, tubyifashisha dubishyira hano mu isafuriya,
twebwe twakoresheje ibitumba tubishyiramo gutya, icyo biza kudufasha ni ukugira ngo amazi ntaze guhura n'igitoki cyacu, nta mazi ari buze kugeramo, kiraza gushya neza nta mazi agezemo, igeze akigeraho. Yego. Ubwo tugiye kwifashisha urukoma. Urukoma mwese muraruzi, nta muntu utazi urukoma. Udafite urukoma ushobora kwifashisha agafuka, turiya dufuka, agafuka gasa neza wakifashisha. Tubabarire. Noneho ukuraho kano kantu, mwese muri kubibona. Noneho kano kantu ukuyeho ntabwo ukajugunya, karega, ntabwo wakajugunya. Cyane rwose. Biri kunjabuka, uranyihanganira. Uraza ukadushyira hano, kuko utu turaza kudufasha tuno tuntu muri kubona, turaza kudufasha kuba ari two tuza gushyiramo igitoki cyacu neza. Aka kantu ni ingenzi kuko ndaje nze mbereke umumaro wako. Yego. Ndadukata tuno tuntu turaza kudufasha, ako kihorere nta kibazo, hano turahari utuza kudufasha. Turaza kudufasha cyane. Yego. Uru ni urukoma. Mwese muri kurubona ko ari urukoma. Umuntu abanza akarwoza agasa neza. Yego. Abona gukora byose muri kubona. Kandi n'izina imitumba yashyizemo nabyo byabyoze. Tuba tugomba gukora ibintu bifite isuku. Ariko ikindi gitekerezo, muri uwo mwanya w'ibishyimba, umuntu afite ahantu ibigori yagize kwa kundi bari byari kubitiza ibigori, byose nabishyiraho byafasha kugateka neza. Oya, biba byiza ukoresheje. Tugiye gushyiramo igitoki cyacu. Nta muntu utabonye insina wakoresha ikintu cyitwa agafuka, nabibasobanuriye. Estaje ntabwo wari uhari, uba wagiye ibibazo byawe bigiye kubonerwa igisubizo. Rero ukagura agafuka. Igitumba nyine iyo ugiye kugura igitoki, igitumba wakigura cyangwa se akanakigura. Iyo umaze kugishyiramo noneho urazinga amakoma. Niyo mubona nabyibushye mutakimenya ngo ndiwe, ukaba ibyo nagira kuri ndabona
guteka umureti uryoshye ntabwo uba ari ugupfa guteka umureti, hari umuntu uzi uryoshye ushobora kuzikundira kuryoheye n'indwara hose zose ushobora kuzikira cyane rwose. Okay, murabibona rero ko dutangiye kubitunganya neza. Ndaje mbereke umumaro wa twa tugozi twazanye, icyo turi buze kudufasha. Okay. Ni ukuvuga ngo murabibona kugenda umuntu apfundika. mukurikire nyawe bigomba kurusha kugenda neza, buri wese akajya abyitegurira. kubibona ahubwo bimeze ubwo ni ukugira ngo atagira amazi ajyamo cyane rwose. ba bantu uteka ukabona wakuriye ukabona birajandamye wabiteje amazi, ubundi ubipfundika neza. ko ntabwo ugira gutya gusa imbere hasi agomba kujya yisubikira amazi akagera hejuru, niko bimeze cyane rwose. kimeze neza ariko nagato ntabwo nari ntazi kawunga se, kawunga ndayizi ariko nanjye nk'ubwo buryo gutya guteka kawunga gutya kandi ko ntabwo isaka abantu bazi guteka ubundi mu rugo iwanyu ni he kavukire ko mba numvuze utuntu twinshi. Yego. Okay. Yego. ariko njyewe bayibwaye ku buryo ushobora kuyiteka mu isashi. Isashi baraziciye, ubwo uzayidutekere mu rukoma. Mu rukoma ruteka kawunga neza. Iki umuntu aguriramo amafuti muri kubibona rero ko twabikoze neza, muri kubibona. Noneho turaza gushyiramo hano, nitumara gushyiramo turaza gushyiramo hano urukoma, hano tubanze gushyiramo amazi. Turabanzamo amazi. Yego. amazi rwose kubona uyafite. Yego. Turabigabanyamo kuko reka tubigabanyemo, urabona byaba bisa nk'ibyabaye byinshi. Biringanire neza. Ushyiramo amazi makeya, murabibona amazi atari burenge hano. Muri kubibona neza amazi ko atagomba kuza guhura n'igitoki cyacu. Yego. Murabibona ko ya mazi nta hantu ari buze guhurira n'igitoki. Warangiza rero waba ukoresha umufuniko ukawushyiraho, wakoresha ikintu cyitwa isafuriya nayo wayipfundikiza n'indi gutya, umwuka ukagira ute, umwuka ukagumamo. Noneho warangiza ugacana bitewe n'aho utekera. ubwo ni ukuvuga ngo rero dutetse umunyigi wacu. Ubu mu kanya biraba bihiye, tubagaburire. Turaza kubereka uko byaje kugenda.
ubwo rero reka dukomeze gushimira abakozi ba Susuruka 7 TV, reka dukomeze duteke umunigi neza. reka dutumikire uwadutumye ibibazo n'undi biraba bihiye. igishoro ufite gisumba ibindi byose muri iyi si ni ubuzima bwawe. ku mpamvu z'umutekano w'ubuzima bwawe, reka nkurangire ivuriro ryiza rivura mu buryo bwiza kandi bwizewe hifashishijwe imbaraga z'ibimera. ni ivuriro ry'abagorozi riherereye muri santere ya Batsinda mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Serivisi dutanga, dusuzuma n'imashini zigezweho ukamenya uko umubiri wawe uhagaze. Dutanga inama ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kuzuza amabanga y'urugo, ikindi kandi tuvura indwara zitandukanye. Indwara tuvura harimo amibe n'izindi nzoka zose zo mu nda, indwara zifata mu buhumekero za rubagimpande, dufasha kuri diyabete, abahumanyijwe bijyanye n'amarozi, icyo kibazo cyarakemutse kuko tubafitiye amakara ya mayideni asohora uburozi mu mubiri. Ikindi kandi muri iri vuriro tubafitiye umunyu w'inyanja n'ibumba ry'icyatsi. Si ibyo gusa kuko dukora na delivery, tubagezaho ibyo mwifuza aho muherereye hirya no hino mu gihugu, haba mu ntara ndetse no mu mujyi wa Kigali. wifuza ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788354951. ushobora kandi kuduhamagara no kuri 0722354951. Dogiteri Jire uzwi ku izina rya muganga Kogota aragufasha kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza. Ivuriro ry'abagorozi riherereye muri santere ya Batsinda mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, nitwe dusigaranye ibanga ry'icyizere cy'ubuzima burambye. Aha, ndabona umunigi wamaze kuboneka, tugiye kuwukuraho. Igitoki cyahiye. Tugiye guteruraho igitoki cyahiye, tugiye guteruraho, noneho tubishyire mu yindi safuriya, tuwunyige neza. Tuwunyige tuwunyige no kubanga cuma. No kuwunyiga, tugiye kuwunyiga nyine kugira ngo uze umeze neza. Turyohere rwose. Okay. Twagiye. Urabona ko bikimeze neza. Okay, urabona ya mazi yagumye ukwayo, nubwo haguyemo igitoki yagumye ukwayo, nta hantu yigeze ahurira n'igitoki cyacu, kubera ko twari twabanje kuhaporoteja tugashyiramo iki gitumba kugira ngo amazi ataza guhura n'umunyigi. Kadufungure turebe uko byagenze. Ngiye kureba ko twese tugiye gufatanya kureba igitoki cyacu uko kimeze. Urabona ko kimeze neza, kirahambuye. urabona ko cyahiye, kimeze neza. Muri kubibona, n'igitoki cyacu cyahiye kikaba kimeze neza. Tugiye kugikuramo hano. Tugiye kugikuramo hano, tugishyire muri ino safuriya. Urabona ko nta hantu kigeze gihurira n'amazi. Iyi safuriya rero nta mazi arimo, nta kintu na kimwe kirimo. Urabona ukuntu bishyushye, ukuntu ndi gushya. Ufashe? Oya, uyifashe. Uri gushya ngo ukurireho ufatire? Umfashe rwose nta kibazo. Urabisohoza? Ndabisohoza rwose. Ewe cyo mu nda gishatse cyo mu nkono we. Oh yes. Yewe dore igitoki, dore nubwo n'ibisaza nzajya mbiteka gutya, yaba atari umunigi. Yego. Ndabona gihiye neza. Urabona ko igitoki kimeze neza mo hano muri iyi safuriya, nta mazi arimo,
nta kindi kintu habe na kimwe kirimo. Ubu rero ibikoma nshatse najya kujugunya tugiye kunyiga umunyigi wacu. ibikoma twituma Oya ntabwo twabijugunya kuko nitumara kunyiga turawusubizamo hano dusubizemo hariya mu isafuriya. okay kunyiga noneho gusa noneho dutangiye kunyiga. Yego hano utangiye rwose ariko aho ushatse wambwira aho ngufasha. aya ese ntabwo uzamfasha ubutaha waje nko kunsura. Nimwaza kunsura rwose muzamfasha arateka. ese wese koko uri umushyitsi wowe? ubwo ndetse ntabwo mbaye umushyitsi. uri umuvandimwe? ntabwo nambaye umushyitsi. wabaye umushyitsi utese kandi uri umuvandimwe? ko nawe uba umushyitsi. wakareka nta rwose ukuntu agenda amuvangavanga rwose unyiga unyiga wajimije umuriro wose cyane rwose. nta bintu by'umuriro bihari. nta bintu by'umuriro bigomba kuba bihari. ndabona rwose unoze tubyubahiye koko yewe. ubu ngubu umunyigi urabonetse nk'uko mubibona, umunyigi urabonetse. tugiye kuwarura, nitumara kuwarura turawusubiza aho twari twawuteguriye. murabona ko umunyigi wacu tumaze kuwunyiga, turawaruye rero turawusubiza aho twari twawushyize mbere, twawuteguriye. turongera tubisubize uko byari bimeze. yego iyo tumaze kubisubiza uko byari bimeze rero tubisubiza mu isafuriya tugacanira. twibukiranye ko rwose umuntu waba udafite ikoma ushobora kwifashisha agafuka rwose ukongera ukawusubizamo nka kuriya nyine ugashaka umugozi ugahambira kugira ngo rwose uburyo umeze neza. ba bantu mu bijyo bihira kuko muba mwawuteguye nabi pe, kuba mwawuteguye nabi nizere ko muri kubibona. leta wacu rwose ari kugenda binozanoza bishyira ku mulayini, ku murongo rwose umeze neza ugororotse, nta zigizage zirimo, nta bivunaguye. dushimira cyane murabibona rwose. rero ko umunyigi tugiye kuwusubiza muri ya safuriya. iyo umaze kuwunyiga uwusubizamo kugira ngo ugume ushyushye uze ni ya safuriya natekeyemo. tuvuge ko niba ari bya bintuza by'igitoki ibituma byo birimo hasi na twa tuzi twasigayemo duke, ndongera nguteke hejuru. urongera usubize ku ziko, numara kuwusubiza ku ziko ushyiremo umuriro mukeya kugira ngo nyine ugume ushyushye ugenda usa neza. iyo ugiye kuwarura uwarura ushyushye usa neza, ukawugabura umeze neza, kuko iyo utawusubije uhita ukomera cyane ukagagara. so rero kugira ngo bize kumera neza murabibona birakeye bimeze neza. uko twawukuyemo niko tugiye kuwusubizamo. hanyuma rero tugashyiramo akariro gake tukaza kuwugabura usa neza. rero abantu nta gupfisha dore tuwusubije hahandi na ya mazi twawutetsemo aracyarimo. nta kibazo, burya ntacyo bitwaye. tubishatse wasubizaho ya safuriya, ntacyo biba bitwaye. kongera ugacana ugashyiramo akariro gake, ari ku makara ushyiramo make. yego kugira ugashyuhe gakomeze kandi. rero ubwo tugiye gutegereza iminota mike, hanyuma mbe nabagaburira ku ifunguro uyu munsi. yewe we ifungura we. ubu ndatekereza ko umunyigi umaze kuboneka. tugiye kuwarura mbereke ukuntu uba umeze. kadukupe gaze, ngiye kuwarura.
urabona ko bikimeze uko byari bimeze. ndabona rwose ugenda bitunganya binoza urabona ko bimeze neza, karashyushye kameze neza. urabona ko ubwo munyigi mpamvu ubona asoje neza. gutya agasosi yamaze kugatunganya, mpamvu yashyize hariya kugira ngo rwose agatunganye kabe kahiye. rero tugiye kujya ku meza twebwe nta mikino. Umunyigi wacu umaze kuboneka, mu kanya rero tugiye gutegura neza, ubwo baratubwira uko bimeze abo tugiye kugaburira. ese izi umunyigi murakoze. Mama, isuku ni nziza cyane. Isuku ni iya buri wese, abana, urubyiruko, abakuru, twese isuku iratureba. Kwita ku isuku. twite ku isuku turushaho kugira ubuzima bwiza. aha muri kubona rwose ibiryo teta yaduteguriye, wa munyigi none wageze ku meza, isosi bimeze neza. hano rwose ndi kubona umwana rwose ukiri mutoya, Benita amakuru yawe Neza. umeze neza. Yego. nawe ugiye kudufasha muri iri funguro teta yavuze, ubwo niba riryoshye Yego, tubwire nta abadukurikiye. kibazo. aha ngaho mwana ngaho banza uryeho. yego ehe kararyoshye ubona ko yariye, nanjye reka mbumve umva ninsanga ariko araryoshye baba mana kamanze gutya. n'uwo wabyaye wamuha hashize umwanya. yewe yewe ntikaryoshye aryoshye. mbe n'inyama afata rya fata n'inyama urye rwose sibyo. inshuti rwose basusuka 7TV mu ngi rwose turi kurya n'utete yadutekeye, umva uraryoshye, isosi nziza nk'uko muri kubibona rwose. Anti azi guteka pe. arabizi Anti teta. arabizi pe 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 pe. fata n'inyama rwose. araryoshye pe 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 pe. inyama ziraryoshye. twumve yaba we none yaziguriye hera. Anti teta azi guteka. arabizi cyane nzi ko ndi bumunyomoze ariko teta fesitasiyo. ubwo nshuti rero bakunzi basusuruka 7TV nk'uko ubona twebwe turi kurya nyiri iryo funguro twabakoreye umunyigi teta rwose yadutekeye nk'uko yabidusezeranyije. turamushimiye cyane rero mwabonye ibyo turagutegura, umva uraryoshye pe. buriya buryo yagiye atwereka namwe mujye mubukurikiza kugira ngo muteke umunyigi uryoshye, kuko ushobora kubiteka ukundi kuntu ukakubihira ukawuzinuka burundu, ariko icyo nakubwira cyo wowe ujye ukurikiza buriya buryo yagiye atubwira kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. ubwo rero turabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza cyane. ubwo twize ko mukaza kubana natwe mu biganiro bitandukanye. ushobora kuba subscribe niba utarayikora kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro bitandukanye, ugakora share comment. ikintu wifuza ko rwose twazabatekera ubutaha ushobora rwose kucyandika muri comment cyangwa ukaduhamagara kuri 0782904329 kugira ngo birusheho kugenda neza cyane. ibindi byinshi birahari kugira ngo tuzabibategure rwose tubibatekere bimeze neza cyane. ubwo rero mukomeze kugira ibihe byiza cyane. ibiryo hano birahari, namwe nimuze tubaye. hari abandi bagiye kuza kugira ngo dusangire, kandi ntabwo tujya tujya twenyine sibyo Cyane rwose. wari icyo babwira abadukurikiye. Namwe mukomeze kugira ibihe byiza. Anti teta byo ndemeye azi guteka. wemeye turamushimiye cyane rwose. uzongera kuvuga ngo ntazi guteka rwose. murabeshya cyane. mukomeze kugira rero ibihe byiza. iyi ni susuruka 7TV, nitwe Stashe Musabyimana, nende kumwe na teta wadufashije rwose gutegura umunyigi uryoshye n'izi mboga nziza muri kona ziryoshye ziri ahangaha cyane. turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. ciao ciao. Susuruka 7TV
televiziyo ya buri wese. Kuri Susuruka 7 TV tukugezaho amakuru ya siporo n'andi menshi atandukanye, by'umwihariko kandi kuri Susuruka 7 TV tuhasanga uburyo wategura igikoni mbere yo gutegura amafunguro byose mu buryo busukuye. Ibuka gukora subscribe niba utarayikora, like, share, comment, uraba uduhaye inkunga ikomeye. Ngwino dususurukane. Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese.